rero kuko badashaka ko rubanda tumenye ko abasirikare bakoze ibi, uru rubanza ntabwo rurimo amasasu arimo kugurwa, uru rubanza ntabwo rurimo umubare w'ingabo, turimo turaburana umujura wibye amafaranga ya leta. ruri mu mizi nibwo rugitangira. ni gute urubanza ruri mu muzi umuntu ashobora kugenda akavuga amagambo nk'aya ngaya? Slim Jesus. aha ndavuga ngo amakuru mfite kandi Karenzi yarabivuze kuri radiyo. Sikovia bamuhaye ikibazo kigira iki ngo ahita ahamagara Afande Mubaraka Shah, Chief of Staff w'ingabo za RDF. za RDF ni izina ry'Imana mu kazizoya. Reka twumve. Hari icyabaye mu gisirikare, mu basirikare bo muri APR. Ariko da nibyo, Sikovia ni umugore w'umusirikari, ibi ngibi byo mu gisirikare Sikovia ubwo urukumva, ibyo mu iperereza, ibyo mu gisirikare Sikovia of course ntiyabiyoberwa kandi ari umugore w'umusirikare. Ibi ntabwo ndi mu byivange, ntabwo turi mu bwivange mu biturika. Sikovia we, Sikovia muri RDF papa, muri RDF mu mahe Sikovia ari kwabaga nta kinya. Bro David wowe ntabwo ufite inkingi kurengera. Sikovia umugabo we ni umusirikari, wowe wabaye nk'umusoda urika uri umusevire. David reka kuvuga, ndaje mbazamureme muretse. Baranje hano barabeshya ngo abanyamakuru banza bavuga. Ntabwo abasirikare, ntabwo RDF ibeshya, ntabwo igisirikare kibeshya mute. Sikovia weka gukora ikosa mutesi. Sikovia reka ibyo bintu uri gukora ni amakosa, utangiye gukoresha amarangamutima, utangiye kwinjira no mu by'ingabo. Sikovia avuganira abanyamakuru bawe, va mu ngabo zabaye promoted. Ni gute wamenye ko perezida ya promotinzo mama Sikovia bazagukandisha ibyo kubura umugore w'umusirikare no kubura umuvugizi w'ingibi, urimo kurenga imirongo, baraguha bene wanyu. harimo amarangamutima menshi, ukurikije amagambo avuze n'ibyo ari hasobanura, urasanga harimo ibintu bibiri bisa nk'amarangamutima. One, aravuga ko rikara ajya kugenda yamukurikije umwavoka, RDF yanga kumwakira, ati nubwo yabare Sikovia aho ngaho nk'umuntu w'umuyobozi uyobora abanyamakuru yabo harimo complexe d'inferiorité, byanze bikunze amarangamutima agomba kuzamuka. Icya kabiri, aho avuga ngo urubanza kukirwagiye kubera mu muhezo, ibyo ngibyo haribyo yibagiza byinshi. She's not expert mu mategeko, ariko haribyo ari kwibagiza. Ariko nagira mbibutse akantu gatoya, niba ntibe ako nakoze ukwibeshya. Ngewe personnellement umugabo we twariganye, twarakuranye, twaravukanye, ntabwo ari umufande. Yabayeho umupolisi, ngira ngo ntabwo ari umufande. Ibyo rero ntabwo ari byo rwose. Yabikora nk'izina rye, akabikora uko ari, ariko son époux personnellement je le connais, twarakuranye, twariganye, yari umupolisi ahubwo, ariko nabwo nawe utari. Ureba muri DM yawe urabibona, ibindi bisigaye mbabarira, urakoze. Komeza ariko marega gatawaye. Hari aho ngaho ngira ngo ushize kwa pardon pese nkayikora ntikomeza. Okay, so d'abord nkubwiye ko umugabo we d'abord umusirikare, yabayeho umupolisi. C'est un quelqu'un que je connais très bien, twarakuranye, twariganye, twarabanye, c'est un frère à moi. D'abord icyo ni kimwe. Icya kabiri, ayo marangamutima twari tuvuga aha ngaha, sinzi ko ubutabera bwitwa ubutabera bwitwa bwo iyo bwakoze mu mucyo na results zikaba final results. Uyu munsi ibintu biba birakurikiranwa mu buryo byavuye mu bugenzacyaha bijya mu bushinjacyaha, nimwe bikiri mu rubanza. Ntabwo urubanza rurashyirwaho umutemere ngo tuvuge none abo bahungu barenganyijwe, ntabwo turabibona. Icya gatatu, kuba wavuga uti abantu barafunzwe ngo imisoro ntiri gutangwa, ngo abantu ngo batunze ingo zabo, ngo abandi babahaye amaranka mu gitondo. My friend, ibyo ngibyo umuntu wakoze icyaha, yaba ari perezida yaba ari perezida w'igihugu, agakora amakosa, bamwe bamureka ngo nukubera ko igihugu kitari function, c'est pas possible. Umuntu akoze amakosa wese afite uburyo agomba kubihanirwa. Muri Kigali amaduka yafunzwe kuko bafunze umunyamakuru. Ibyo se ni ibiki. Icya kane,
ngira ngo bino bintu byo muri ntuza abantu bazi iyerashe za RDF urasanga afande Penina hariho Penina Mutesi undi rindi singibuka nawe ni Penina ariko bose ni ba captain abo ngabo nibo bakoraga muri secretariat surtout mu byerekeye by'amafaranga ku bantu babizi neza abo ngabo rero wenda hari ntago je dis in bracket entre parenthèses wenda afande Karasira wenda uyobaraga APR sinzi ndavuze ngo entre parenthèses wenda uwo nguwo yabivuga akaza ati ni wari umuyobozi ntitumubona ahangaha ibyo ntago bigize iki ntibigize yuko ahangaho ni entre parenthèses akanyuma se bwana Godfather ni gutumbwira ngo umuntu ajyanye itike ngo yohereje amafaranga ukaba udashobora gusobanura ngo ayo mafaranga yohereje 500 d'après tout ni 800 hagati y'Magana n'imiliyoni urabyohereje nta facture ufite nta resi ufite icyo gihe icyakomeza ko wayatanze ni igiki simbizi urubanza ruracyari mu mizi bose bazerekana ibizibiti byabo ariko ahangaha Madame Scovia ngewe ubivuga navuga nti iyo complexe yo kuva ko yohereje abantu baba avoka nibo bakire sibyo byagatumye azazamukana uburakari bwinshi ngo yumve ko igikuba cyacitse ngo amaduka yafunze kubera abanyamakuru nayo baramyamakuru ariko abanyamakuru bari under laws y'igihugu amategeko bose arabareba reka ndekera ngo Godfather ati ubuzima bwa Sengabo muraburangije yarapromotinzwe na president ejo bundi afanote Godfather gatunguce mu ijambo brother afande Sengabo nabaye ba general tuzi bose bagiye bajya mu guhanirwa ibyo bagize kenswe un simple colonel un simple chief superintendent ibyo nibyo nibikise kuba yabaye promoted mu gitondo ntago bimukura ko yabaye akoze amakosa cyangwa kurikiranwa cyo ni igikise ati ubu turi kuvugana ubuzima bwe muraburangije bivuze ngo aya masaha nubwo uyu mugabo yahamwa n'icyaha kandi uruvuga ngo rubanda twamaze kumenya ko ubuzima bw'uyu nguyu bugiye kurangizwa bagiye kuburindimura Mutesi Scovia ni umuyobozi ni uburenganzira bwe niba uzahagera naho atagera urumva atafane Mubaraka muganga ubuzima bw'umusirikare mureke kuburindimura yarapromotinzwe na president ejo bundi mubwiza ukuri urumva none David wowe nawe ukagenda ugashimangira urumva ahangaha harimo amarangamutima menshi cyane inkiko zifite ukuntu zikora ibintu urubanza ruracyari babyita gute iyo urubanza rugitangira babyita gute Luka iyo urubanza rugitangira uravuga iyo ubanza rugitangira Mutesi Scovia ahangaha ntiyaba ahubwo agiye kubangamira iperereza n'uru rubanza ahubwo yamaze kurwitambika none niba tubwiye ko abantu barengana akavuga ko n'abandi bagiye kurindimura bagiye kubasenya ubwo urukumva urubanza rwakomeza gute deja yamaze guca urubanza muri ntuza public opinion already muri rubanda yamaze guca urubanza yavuze ko abantu barengana ari victime abantu uretse gato ko abantu ubu ngubu umutwe wacu tuzi ko abantu so ni ukuvuga ngo we amaze kutubwira ko abagabo babiri b'abacamanza ba RDF bari kugaragaza ishusho mbi ku gisirikare cy'u Rwanda kuko bari gukora ibintu binyuranyije n'amategeko bagafata abantu bagashaka kubahohotera yamubwiza ukuri iyo ufite imbaraga uba uzifite Scovia ibi bintu binyereze ko ufite imbaraga zikomeye Scovia urabizi ko ntakwemera gasinkwemera okay ndakwemera gusa njya numva nyine sinzi tu nuko singukunda sindagukunda biri hagati aho ngaho ariko Scovia ugiye kwitegereza Scovia ufite imbaraga zikomeye kuveyuka RDF Scovia kwangaha mbonye ufite imbaraga ntari nzi ko ufite ko mbonye ko ufite imbaraga zikomeye niba ushobora gukanda ijisho urukiko rwa gisirikari kwangaha mbonye ko burya ufite imbaraga wa mugore we
nukuri kw'Imana njyewe ndabona ahangaha njyewe ku ruhande rwanjye ntago gifata nkanje ahangaha ukuntu twakurikiye bino bintu nk'ukuntu Karenzi yadusobanurira ukuntu Mutesi Scovia yitambitse muri ibi bintu kumugeza ku munota wa mbere ashaka kugira ngo abanyamakuru be ngo ntibajyanwe hariya hantu. Scovia yakoresheje amarangamutima. Scovia yakoresheje amarangamutima. Wamenyereye inkiko za gisoda. Ariko iyo umuntu yabaye umusirikare baravuga ngo ukivamo ntabwo kikuvamo. Bivuze ngo umugore azurongo umugore wa Scovia anajua kuongea kama mambo ya kijeshi. Ntiyafashe igiturika se Scovia ari no umusirikare kandi Scovia yagiye mu nganzo. Scovia yagiye mu ngando arabizi. Scovia ibyo avuga arabizi. So rero wanayako alikuwa jeshi, alikuwa sio civilian kama Godfather. Bwana yako alikuwa ni polisi. So urukumva rero wowe afande yako afande alikuwa afande. Kandi abantu muri kunyandikira umugabo yari private. Umugabo yari private nta twebwe abasivile abantu bose bambaye uniform tubita ba afande. Umugabo wa Mutesi Scovia yari afande. Nk'umuze vile tuvuga ko ari ba afande. Bivuze ngo rero Scovia rero nyine ni umusirikare yari caporale, ubwo Scovia yari sergeant. So Scovia rero niyo avuga wumva ko avuga nk'umusirikare. Scovia mujye mutandukanya hazagira ikinyamakuru hazagira umunyamakuru byimbya amapumba agende yibeshya asubire mu byo Scovia avuga. Ujye kuvuga nka Scovia bagoye bene wanyu. So Scovia ibi bintu yakoze bro binyeretse ko Scovia nitangaza amakuru mu Rwanda yase ibi birakomeye. Ako ibintu Scovia yavuze nibyo. Ureke werewere mbabarira reka nkubwize ukuri urukunyumva reka nkubwize ukuri ndagusabye singututse ndakwiyamye. Scovia ntabwo agomba kuveye yuko igisirikare by my friend urukunyumva igisirikare gifite ukuntu gikora igisirikare afite ukuntu bakora iperereza igisirikare no ahanga Scovia ni ukugumura rubanda ibingibi Scovia nta kintu niki na kimwe yakoze cyanyacyo urimo kunyumva wowe uraza ukamenyera igisirikare ahanga no urashaka kugumuza rubanda ubabwira ko no inosa reka nkubwira ikintu kimwe siko bimeze. Yes. Ibi ngibi ntabwo nemeranya na Scovia 100%. Sinzi niba turi kubyumvikana. Ibi ngibi Scovia yashyize nk'amarangamutima niba agomba kuvugira abanyamakuru yagomba kubavugira. Ntabwo Scovia ari umuvugizi w'abasirikari ku buryo ashobora kuvuga ngo Sengabo ubuzima bwe mu yandi magambo uburetse gato aramaze. Scovia ntabwo agomba kuvuga ko uburetse gato ruri mu mizi nibwo rugitangira. Ni gute urubanza ruri mu mizi umuntu ashobora kugenda akavuga amagambo nk'aya ngaya? Nawe haraho yashyizeho amarangamutima nk'umuyobozi we wa RMC. Uremera ko arabashyizeho amarangamutima? Ntantu ubyemera ko ibyo yavuze ari ukuri umva kandi ko wivuguruje se kandi uraje uremeje ngo ibyo Scovia yavuze ngo urabyemeje 100% mu kandi kanya ngo aho yarengere soye kameme credibility hamwe nukuri ahandi mu byo yavuze harimo ibirukuri hari n'ibitarimo ukuri. Ibirukuri n'ibihe bitari ukuri n'ibihe sasa nibyo dukeneye. Aho yashyizemo amarangamutima imisoro ibintu nk'ibyo Sengabo none se mbabara nkubaze ahavuga ngo ari havuga ngo doko ngo ba Penina harimo afande Penina umutesi na afande umurungi umuntu za Penina nabo bose barimo ngo bariye amafaranga y'aba pardon uvuze ngo iki Godfather ntabwo nje mvuze mukomeze mu bugenge bateza amatwi aho uvuga harimo afande kapitani Penina umurungi na mutesi abo bombi ngo bariye amafaranga y'abasivili. Ni gute agiye agaca urubanza ko bariye amafaranga y'abasi ahise abyemeza urubanza rukiri mu mizi? Hanyuma noneho akavuga ko umuntu bita Sengabo wari kurengana. Oya n'ikindi gikurikiyeho Sengabo sino umusirikare Sengabo ni chief superintendent of prisons no muvugizi w'abacungagereza. Yes ni umuvugizi w'abanyagereza w'abacungagereza. None ni gute uvuga ngo bagiye kurangiza ubuzima bwe nk'umusirikare wize akahita akanya agatakora affirmation donc elle a bien affirmé ntago yaciye ku ruhande icyo kintu uracyumva gute? Donc urubanza rumumizi nibwo rugitangira
we ahita arucara rurangije ko RDF igiye kwica umusirikare wize afande ya promotinze mu gitondo, ubundi ngo bafande penina ngo bariye amafaranga, urubanza ntiruratangira, nibwo rugitangira rurocyari mu mizi. Urabivuga uko Scovia afite ukuri gute? ibyo ngibyo nta kura bifitemo, ubundi agomba Of kuvuga course. ku banyamakuru, Yego. ku Ariko banyamakuru ku Mm. banyamakuru nibwo bagomba kuvuga nk'umuyobozi. Njye ntekereza ko yabivuze nk'umuyobozi uhagarariye abanyamakuru bigenga, atabivuze nk'umunyamakuru, bitewe n'ukuntu numvishe ikiganiro twakoze. Reka uri mu Rwanda? Yes. Okay, kazi nkwibariza akabazo kamwe. Mbongira ngo niba ujya ukurikira ibiganiro cyangwa se nako ni amakuru azwi ari popira, niba ujya ukurikira RGB yijya gushyiraho imyumvire n'imitekerereze y'abanyarwanda, uburyo babona serivisi bahabwa, ubona RDF iza hehe ku mwanya? Ese abanyarwanda bayigira icyizere uburyo bungana iki niba ujya ukurikira amakuru? Ego 100%. Urakoze. Scovia ari kugumura rubanda. Buretse Godfa muri make urumva ko Innocent aravuga ko by'ukuri RDF niyo service ya mbere iri mu gihugu imaze imyaka irenze 10 ariyo ihabwa credibility nziza mu baturage, aritanga service nziza 100%. Ndaguha n'izindi ngero, nujya mu banyamakuru barakubwira ati niba ibintu byanyuze muri RDF, ibyo ngibyo twizeye ko bari abantu batanga service nziza kandi bakazitangira ku gihe. Naguha ingero z'abanyamakuru benshi banabivuga. None Scovia kano kanya aje akabivuga, simakana ko agomba kuvugira abanyamakuru be, kuko nicyo bamutoreye, nicyo bamushyiriyeho, kandi akazi cye agakora neza. Ariko noneho ageze ku rwego kuva ko RDF noneho igiye kwica ubuzima bw'umuntu, bw'umusirikare wize, akageraho avuga ngo abasirikare bariye amafaranga y'abaturage, none bagiye kubyegega ku baturage, kandi ari abasirikare bayariye ntibahanwe. Ibyo ngibyo urabibona koko Scovia yakoze ibintu bizima koko, tuvugisha ukuri. Aho ngaho rero niho yabyiciye, yari yatangiye neza, yabyiciye. Ariko aho rero nawe nkubwira nti nawe ntiwari koza ngo utubwire uti ibyo Scovia avuga ndabyemera 100% yabivuze neza. C'est pas ça quand même. Nicyo nge nagira ngo nkubwire rero. Ntago ari byose, ni bimwe na bimwe, ntago ari byose. Nawe tubwire ibyo bimwe rero, ubisoba ibyiza, ibyo bimwe bitubwire sasa, ibyo bimwe bitubwire. Ibyiza yavuze no gukurikirana abanyamakuru be nk'umuyobozi ubashinzwe. Uretse gato komeza twumve. Nk'umuyobozi ubashinzwe yabavuganiye nk'urwego ayobora. Ntabwo yabavuganiye. Ku banyamakuru gusa. Ntabwo yabavuganiye, ahubwo yaciye igikuba. Ndakubwiza ukuri twumvikana ikintu kimwe. Turi kumwe? Niba ukurikiye amakuru, niba uzi ko mu by'ukuri abantu bari hara muri dosiye y'amafaranga ya RDF yariwe, ko harimo bari abanyamakuru. Ibi ngibi ndabivuga kizamanga, urukunyumva? Nabizi hanga abantu bahangaha bararigata. Scovia ibi bintu yakoze yakoresheje amarangamutima, akora nk'ibintu bibi. Byonyine Scovia yitambitse ubutabera. Ahangaha Scovia yafashe umwanya arimo wo kuba ayoboye RMC. Scovia araza afata uwo mwanya awukoresha mu nyungu ze bwite. Ahangaha yitambika ubutabera bro. Godfa nguye akantu gato. Ngiyi ingingo aho hejuru, uretse gato, ngiyo ingingo iraho hejuru. Nsomera iyo ngingo Innocent. Ingingo ya 256 igira gutya ngo kuyobya abatanga buhamya cyangwa abacamanza. Komerezaho, manuka, soma, yisome ngiyaho hejuru rukaka, yisome. Aravuga ngo ingingo ya 256 kuyobya abatanga buhamya cyangwa abacamanza. Bayisobanura hepfo akavuga ngo umuntu wese utangaza ibitekerezo agamije kuyobya abatanga buhamya cyangwa icyemezo cy'umucamanza mbere y'uko urubanza rucibwa abakoze icyaha, iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri 1,000,000 kugeza kuri 2,000,000 ngayo. Ahangaha Scovia wakoresheje amarangamutima, ntabwo bari ubuvugizi, ni ukugumura rubanda. Ntabwo umuntu ushobora kuvuga ngo RDF
iki niko mbitekereza, ni igitekerezo cyanjye. Nkimara gukurikira iyi nkuru, nkimara kubyumva iki kiganiro cya Scovia nkabyumva, ariko nyine ntabwo ibi ngibi byakorwa n'umunyamakuru uwo ari we wese, urumva, ntabwo umunyamakuru batashyiriyeho igikuta kimurengera cyangwa udafite ubudahangarwa yakora ubugoryi nk'ubu ngo bamurangiza, ntabwo ibi ngibi wabikora. RDF uragenda rero ukavuga ngo RDF iri gukora iki? Godfa kaze nkubwira akantu gato mbara nkavuge gutya. Scovia kuba yavuga biriya yaba yitwaje kiriya kintu cyari cyo n'urwego ari gukorera, ntabwo ari ibyo ahagarariye. Buretse mubwira Godfa icyo nshaka kuvuga, ntabwo ari ibyo. ariko Scovia nka Scovia urwego rwose yaba ahagarariye cyangwa avugira ni akantu gatoya kanzugunyu muri RDF, ku buryo RDF uburyo ikora ntabwo ikangwa n'iyo mirindi, kuko niba ajya gukora control muri RDF ntabwo bazajya ati Scovia ngo tubwira abanyamakuru be batwibye cyangwa bakoze amanyanga nk'aya ngaya. Bazahana umuntu wese wari wese uko yameze koze yabasakura. Sinango ufite na Scovia na general na full general four stars nabo yakoze amakosa ahanwa muri RDF ubatitaye ku magambo. Scovia rero ibyo yavuga byose uko yazenguka kose, ntekereza ko abanyarwanda bazi RDF uburyo ikora, bazi uburyo ikora mu bintu byayo, bazi kwitarenganya, nta na hamwe RDF icirwa iterwa amabuye. Rero kuba ngo Scovia yavuze ibi ngibi jewe usije kuba bamubonye bamumenye c'est bien, kandi yavugiye urwego rwe mu rwego uko bitekereza, ariko RDF ntabwo yacika intege cyangwa icibwa intege n'ijambo Scovia yavuze, kuko nta n'uwa derute kubera ko Scovia yavuze ibi ngibi. Ninjye niko mbitekereza, ni igitekerezo cyane paraporo ko tuzi RDF ikora, uburyo iyobora inzego zayo, uburyo icunga ibintu byayo, uburyo ikora mu bintu byayo. Scovia nari amagambo yavuze bashatse kano kanya nako sintekereza ko RDF yayitayeho. Ubu ngubu igikomeza ntabwo ari ijambo rya Scovia ryatumye ibintu bihinduka ngo bajye gukora icyo batateguye gukora, bagikora mu nzira zabo kandi mu nzira z'ukuri. Ubundi bisigaye amagambo mu Kinyarwanda, mu Gifaransa bavuga ngo le chien boit la caravane passe, umuyaga uraza abakomeza bagakomeza. Ngewe ikintu kimwe abantu bari ahangaha, abantu ariko se ko bari kumpamagara, abantu muri kumpamagara muri benshi, abantu ko muri kumpamagara ndababoroka, urukumva. Twumvikane ikintu kimwe ahangaha, tugaruke gato. Scovia turagaruka. Scovia ibi bintu yakoze, okay, afite impamvu, afite n'ubudahangarwa, afite nuko akora ibintu bye, ariko muri iki kiganiro ahantu nabonye ko yatandukiriye ni ukuvuga ko umuntu wa promotinzwe na perezida ejo bundi, igisirikare cya RDF kigiye kurimbura ubuzima bwe, bivuze ngo badakoresheje ahangaha no kwangisha RDF baturage. Niko ndi kubibona, kandi ibitekerezo ni ibyanjye bitagize bishobora kuba ari byo cyangwa atari byo. Ntabwo Scovia yigeze akoresha itegeko. Abantu muri kuri TikTok nimuveyo, abantu muri kuri TikTok nimuze kuri Twitter. Ntabwo TikTok ikiganiro ubu nabonye nyikorera kuri TikTok murabizi ibiganiro byaho ni shwishwi. Muze tujye kuri Twitter, mujye kuri X. Abantu muri kuri TikTok muve ahangaha, abantu magana angahe, muze tugende tujye kuri X, mujye muri kubintuza, twagiye kuri X, mujye kuri X, mujye kuri Twitter, nibwo niho bintu biri. Muve kuri Twitter, muve kuri nani TikTok ndaza guhostinga nimugoroba ndi kuhashaka ibiceri. Bye. Cyangwa mumbwire abantu mutafite murangana mute, abantu mudafite TikTok X murangana mute, mpagume cyangwa ngende. So twumvikane rero, dufasha hana hariya. Jewe ibi ngibi twumvikane, abantu mu byumve neza kandi mu byumve cyane. Scovia nta kintu, Scovia ni umuyobozi w'abanyamakuru, ariko ngiye ntabwo nyobora, ntabwo ngiye ndi mu bantu yobora. Uburenganzira bwacu twebwe turazanga tugatanga ibitekerezo nka rubanda. Watuyobeje nka rubanda, Scovia watuyobeje. Scovia uri kutubeshya nka rubanda, witubeshya, wikoresha amarangamutima yawe ngo uzutubeshye ngo RDF iri kurenganya abantu yafashe. Ntabwo iri kubarenganya, ntabwo uwo munyamategeko wohereje ku murindi. Ibi ngibi niba mubyibuka, ntuza yarabivuze ninde, Samu yarabisobanuye neza cyane. Samu yarabisobanuye abishyiraho akadomo yuko ibintu byagenze, uko bahamagaye Scovia, uko Scovia yahamagara bakamubwira uko babafite, byarangiza Scovia akihamagarira ntuza chief of staff afande Mubaraka Muganga, yamuhamagara afande Mubaraka amwoherereza message amubwira ko ari mu nama.
Scovia ngo akamwandika akamubwira ngo biri emergency, musubire mu kiganiro twaragikurikiye, ngo Scovia aramubwira ngo biri urgence, ngo igikuba cyacitse. Nyuma bashobora kuba baraje kuvugana. Twumvikana ikintu kimwe, urubanza nibwo ruri gutangira. Reka twemere ko aba banyamakuru nimuza gukurikira iyi audio, ariko aramubwiza uko ruhagarariwe n'ingwa aravoma. Scovia igaragura ariko umunsi umwe uzakanda ku mapine y'ingwe Scovia uzahita ubona ko there's nobody who is special. Scovia ahangaha ibintu wakoze njye sineberanya nawe, ariko wowe nk'itegeko n'ukuntu mu byumva ibintu by'ibi birashoboka, ntabwo nemeranya n'ibintu Scovia n'uburyo yakozemo iki kiganiro. Harimo amarangamutima menshi akabije. Muri aya marangamutima wayakoresheje urenga umurongo utukura, kuko ahangaha kuvugira abanyamakuru wenda yavuga hariya ukuntu umunyamategeko atageze ariko kugera aho uvuga ngo umuntu RDF, perezida wa repubulika ya promotinze ejo wundi RDF iri kurimbira ubuzima bwe, bivuze ngo RDF irachallenginga ibyo perezida yakoze, umuntu perezida ya promotinze, hanyuma RDF iramufata ubuzima bwe igahita ibushyira mu gishanga ikaburimbura. Nicyo bisobanuye bira bintu wavuze Scovia. Mureke mwumve. Erega gisirikare mu basirikare bo muri APR. Rero kuko badashaka, hari icyabaye mu gisirikare mu basirikare bo muri APR. bro, uburyo bwonyine atangiramo inkuru uburyo bwonyine atangiramo inkuru, hari ibyabaye mu gisirikare. Jesus Christ, hari ibyabaye mu gisirikare. Umva hano uburyo atangira inkuru ni uguca igikuba muri rubanda. Umva, hari icyabaye mu gisirikare, turashize. Wumve mu basirikare bo muri tega amatwi. rero kuko badashaka ko rubanda tumenye ko abasirikare bakoze. Ndapfuye rubanda no, hari ukuvuga inkuru. Mwebwe mushobora kuba mudasobanukiwe uburyo bwo gutangazamo inkuru. Iyi nkuru niyo guca igikuba rubanda. Hari ibyabaye mu gisirikare, igisirikare cyahishe rubanda kidashaka ko bamenya. Rero kuko badashaka ko rubanda tumenye ko abasirikare bakoze ibi. Ndapfuye. Uru rubanza ntabwo rurimo amasasu arimo kugurwa. Uru rubanza ntabwo rurimo umubare w'ingabo. Uru rubanza ntirurimo maneko bazanye umuntu bahigaga. Uru rubanza nta kintu na kimwe, nta mutekano w'igihugu, nta intelligence irimo kuburana. Turimo turaburana ibi ngibi ntabwo waba utari maneko udafite uburambe mu bya gisirikare ngo ukore statement nk'iyi ngiyi. My friend, reka nkubwire ikintu kimwe. Ni ryari ushobora kumenya ko igisirikare ibyo kirimo cyangwa intelligence uburyo irimo gukora? Wari uzi ko ushobora gusanga aya mafaranga n'iri perereza ryatangiye ari iby'akabumbu bigiye bikagera ku mutekano w'igihugu? How did you know? Ugahita umenya ko uru rubanza rugitangira rutatangira gukora, ukamenya ko nta mutekano urimo, nta perereza ririmo, ukorana n'abamaneko ku buryo bamaneko bakubwiye, ukorana na intelligence ya RDF ku buryo kugeza aho umenya ko ibi ngibi ariko Scovia nyine nkawe jiha uzagende uvuge inkuru nkingi yitangaze. amaduka ntabwo gufunga abantu 3-4 bituma mu gihugu imisoro ihagarara, ariko muri ubu kone gufata ibintu akabikabiriza akabiremereza ukuntu kugumura rubanda. Uravuze ngo ntabwo bije y'umwaka utazaboneka kubera ngo imisoro yafunzwe kubera bafunze Rugaju n'undi munyamakuru bafashe senga abo perezida wa repubulika yaranka mu gitondo, ariko urumva bamugira umuvu. Bro, niba mwarakurikiye ibi bintu mubikurikira, reka nkubwire ukuri, Scovia ufite ubudahangarwa, avuga ibyo ushaka. Ufite ubudahangarwa, avuga ibyo ushaka, ariko ibi bintu nitujya mu itegeko murebaho hejuru, nimujya mu itegeko Scovia ari gukora ibigize ibyaha.
ari umunyamakuru usanzwe simple individi, ibi bintu ari kujya kuburana n'abandi. Yabawe ariko baravuga ngo itangazamakuru n'ubutegetsi bwa kane. Itangazamakuru n'ubutegetsi bwa kane. Scovia nk'umuyobozi wa kane mu gihugu, of course abagomba kubigenza gutya. Harya igisirikare ntabwo wari ubutera rw'ubuyobozi. Harya ubwa mbere ni ubuhe? Igisirikare cyo kiri inyuma ya Mutesi Scovia, RDF iri inyuma ya Mutesi Scovia, kuko urukumva niba itangazamakuru ari ubuyobozi bwa kane kandi akaba ayoboye RMC, urumva ahubwo Mutesi Scovia atawafunga. So ni ukuvuga ngo ibi bintu cye mureke kujya, ndabizi ahantu hano mujya kunyura hano mugafata hano hariya, ibi ngibi ntabwo ari byo byonyine. Deja kuba bamaze kubwira isi, ukamaze kubwira abaturarwanda ko umugabo bagiye kurangiza kurindimura ubuzima bwe, uyu mugabo ahamwe n'icyaha agafungwa, yafungwa n'itegeko, ariko muri rubanda twaba tuzi ko uyu mugabo Afande Mubaraka Muganga n'umuyobozi w'urukiko rwa gisirikari barangije ubuzima bwe, nkuko umaze kumeshuninga amazina yabo hano gutya. Tusibye n'umwavoka Scovia nubwo yaba kuyobora nawe ntagera. Reka wumve, amara n'umuntu iminsi ine yanze ko umwavoka mukurikira. reka wumve. Ibyo bintu byose birakurikiye, mushyize mu rukiko, mukinzeho. Yesu Kristo, ntabwo bari ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare mu butabera. wumve. ntabwo muzi muhebi Uburetse cyangwa uyu mugabo kuyobora nawe ntagera. ahangaha ndashaka wumve, aba bantu bahamwe n'icyaha baba bafunzwe n'itegeko muri rubanda, aba bantu baba barenganijwe mu rwego rukabije, nk'uko Scovia yamaze kubitangariza abanyarwanda. Kuko muri public opinion cyangwa nk'abanyamakuru nk'aho dutangarije, utubwiye ko aba bantu ari inzirakarengane, RDF yabafashe ikabakubitaho imiryango ikabashyira mu gihome, bakabafunga ari inzirakarengane muri aya magambo. Iminsi ine yanze ko umwavoka mukurikira. Ibyo bintu byose birakurikiye, mushyize mu rukiko, mukinzeho. ntabwo bari ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare mu butabera. Mutesi Scovia afashe ubutabera bwa RDF arabusheshe, avuze ko nta butabera burimo. Bivuze ngo ibishobora kuva muri uru rubanza byose, Mutesi Scovia yatangaje ko nta butabera bubirimo. Ndapfuye. Umva hano. muri make we yamaze guca urubanza, sibyo? Uburetse gato. Mutesi Scovia urubanza kubiseho inyundo, avuze ko atubwiye ko muri RDF n'inkiko za RDF zidafite ubutabera. Umva hano. Igisirikare mu butabera. ntabwo muzi muhebe online. Umva hano. ntabwo bari ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare mu butabera. Ubwo nyine ubwo ngubwo rero dusabe kuko muri RDF nta butabera burimo, dusabe noneho abantu baze kuburanira mu nkiko z'abasivile. Se Mutesi Scovia we muhe mwumve. ntabwo muzi muhebe online. nyakubahwa Afande Mubaraka mwifata umusirikare wize nka Sengabo wumve, abanje kwibutsa ko uyu nguyu ari umusirikare wize sha. arangiza ubuzima bwe. RDF ntabwo irangiza ubuzima bw'abasirikari, ntabwo RDF irangiza ubusirikari. Ni ukuvuga ngo iri ngiri ni ikosa rikomeye, iri ni ikosa rikomeye. RDF ifashe ubuzima bw'umusirikari iraburangiza. Ninde musirikari? Niba inkiko za gisirikari zirangiza ubuzima bw'abasirikari, ninde musirikari uzongera kujya kuburana? Bana yanjye, reka twumve. kubera kapiteni. So kumvikane rero, Scovia afashe igisirikare cya RDF n'inkiko zabo azigira magendu. Scovia bakoresheje amarangamutima. Ntabwo ushobora kwangisha inkiko za RDF ngo utangishe rubanda uvuge ko nta butabera zigira. Sigaho, ntabwo ariko bimeze. Rukaka wari ugiye kuvuga ngo iki? Uri mu bantu bakurikiye bino bintu kuva ku munota wa mbere. Iyi kese Rukaka warayikurikiye, iribwa ry'aya mafaranga wararikurikiye, ibi bintu wabikurikiye kuva ku munota wa mbere. Uburyo Mutesi Scovia yinjiye muri iki kibazo barabitubwiye. Mutesi Scovia yahamagawe n'uyu musore Ricardo, uyu umutasi.
amubwira situation uko imeze. Bari kumwe na Karenzi nawe Mutesi Scovia ahita amuhamagara amubaza iby'umukozi we. Mutesi Scovia ako kanya yaravuze ati ngo reka mbikurikirane. Yahamagaye yabwiye Rugaju uramushije ni kwitaba aragenda. Bivugwa ko yahamagaye ndetse batamwitabye bamubwiye kuriya aravuga ati ariko mwebwe mwafunze, mwebwe murabizi ko nshobora kwigerera kwa bose. Wumve Scovia yahise ahamagara umuntu bita Afande Mubaraka Papa, bosi wa RDF, chief of staff arya pana w'ikirenga, kuko ikirenga ni perezida wa Repubulika. Aramuhamagara Mubaraka muganga aravuga ati ko ntabwo ntukampamagara icyenyeji wewe civilian wewe waca habari zako. Aramwandikira amubwira ati we Scovia ndi mu nama. Mu nama y'umutekano w'igihugu we waca habari we tuma message. Scovia ngo aramubwira ngo ibintu birihutirwa. Ni urgence nyitaba. Biragaragara ko Afande Mubaraka atigeze yitaba Mutesi Scovia, aribwo burakari n'umujinya Mutesi afite aravuga ati reka mbashumiki. Muje mu kiganiro cya Karenzi Scovia ngo yahamagaye Afande Mubaraka muganga ashaka kumubwira ibyo abasirikari be bakoze ko bafunze abanyamakuru be. Afande Mubaraka aramubwira we wacha habari zako mimi niko kazini. Ndi mu kazi ohereza message. Arangije hano ngo Mutesi Scovia ikintu yakoze urumva ko bitamushimishije kuba Afande ataramuvugishije. Timwongere kumpamagara abantu muri kumpamagara mureke kumpamagara. Icyo bakundira rero namwe hana abantu bahangaha ntabwo abantu muri kunyihamagaza mureke kumpamagara twumvikane, mureke kumpamagara. Ibi bintu byanyu urongera kumpamagara ndakuboroka mujye muri kubwo bugoryi. Ikintu angaha kuba kutimwumva ko ari abantu batagomba kuvugwaho. Mutesi yo kavuga ku bandi we ni igiki kitavugwa. Mureke tuvuge, tugomba gusesengura ibi bintu. Ngewe ibintu nikanzemo navuze ngo ireshanje image Mutesi Scovia se turi gusesengura ibyo yavuze, none ko yabivuze bagira ngo tureke kubivugaho. Mureke tubivuge. Ngewe ndiko hanitse ishyano ryacitse umurizo. Ishyano ryacitse umurizo, ariko hazagera undi munyamakuru ugenda ubwanuka imbere ya kamera gutya uvuga ibintu nk'ibi ngibi. Ibintu ni gitangaza. Urumva ibi bintu Mutesi Scovia yakoze ni ishyano wagumuye rubanda. So mwireka rero ngo tuzana ngo mama ngo urumva ngo ntiwabivugaho muri bazima. So Rukaka fungura mic yawe nimuri kunyumva. icyo nanigiye kuvuga biragoye ko hari umuntu kanze mvuge ku bantu nka babiri ko hari umunyamakuru uri under control ya ntuza ya Madame Mutesi Scovia ushobora kuza akagira icyo avuga hano. Icyo ni kimwe n'aba YouTuber bose ngira ngo usiye ko ngiye ngo n'aba blogger, ariko bazi ko mu by'ukuri ikigenga uyu mwuga hari aho gishobora kubagonga bitewe n'ijambo wavuze. Ariko ugendeye ku byo Madame Mutesi yavuze, nubwo waba uvugira abanyamakuru ntabwo bagira prizo yabo. Mu by'ukuri prizo bashobora gufungirwamo ni prizo zifunga abanyarwanda bari bose cyangwa n'umuturage wari wese. Bikaba by'umwihariko ku gisirikare iyo wakoranye ikosa n'abasirikare. Ariko nagira ngo twibutse ibintu abantu hano bari abanyamakuru we yita abanyamakuru avugira na bari abantu b'imisoro itari gutanga uyu munsi kwa amazi agiye gufunga ko babuze kode ko bafunzwe. Bari abafana ba APR bamwe. Ntabwo APR kwishimira gufunga abafana bayo, ariko muri abafana bayo harimo barusarura mu nduru. Bashwa baritwaje icyo kinyo ngo n'abafana cyangwa ibikino wenda n'ubucuti bafitanye na ba Afande Penina, ndavuga Murungi na Mutesi, bakajya amafaranga yaba ari Murungi cyangwa se Mutesi bayariye, ndavuga Penina ba captain. Abo ngabo bano banyamakuru ba Rugaju Rigani yaba Rikari cyangwa se umuvugizi Jangwani na wa muhungu Biganiro, niba ari abantu baguze amatike mu by'ukuri
bo babasabye inyemezabwishyu. Biragoye ko Godfather kano kanya wampe nagoyeza 800 aricyo tuguze ngo singo ntumperesi ntume facture. Biragoye kano kanya. Ngira ngo hari na bamwe ngiye ubwanjye n'abanzi bakeya babajijwe muri n'ubugenzacyaha bwo muri RDF kandi batashye bitewe nuko bo berekanye iki izo nyemezabwishyu zabo bishyura ayo mafaranga. Niba ariyo momo bohereje amafaranga nohereje wenda afande pe n'urugero ntanze bohereje ari 100 cyangwa iyo miliyoni akereka dore ngiyi miliyoni dore ngiyi abenshi baratashye. So rero iyo complexe we Mutesi yaba afite ndavuga Scovia yaba afite akumva ko niba umubitsi wa RDF Penina yaba ari wari amafaranga Penina warafunzwe of course na warafunzwe yaba ari muri secretariat yaba ari muri comptabilité bose barafunzwe bose barimo naba bacuruzi bagende kuri ayo matiki nabo barimo bitewe n'ubwo wenda bananiwe kwerekana ibyo bintu ntabwo ubutabera bwari bwarangira urubanza rwo gitangira rwo ruracyari mu mizi ni mu ntangiriro. Ngira ngo Mutesi hara rwose yirukanse ambabarire kuba mbivuze gutya yihuse abikorana uburakari bwinshi. Irindi jambo nagakoresheje ntago ari ngombwa ariko haraya rwose ndeka mbuye ngo yahubutse arambabara kubivuga gutya yahubutse. Kandi burya ijambo muri iyi minsi kera bashaka kuvuga ukabatizana abahamya ariko ngo ijambo isi yabaye digital riri kubikwa rirabitswe. Ibi bintu na Mutesi rwose ni bari abantu ni bakurikiranwa kuvuga ngo afande Sengabo n'urugero nka Sengabo ni umuvugizi w'urwego rukomeye rw'abacungagereza kuba yajyamo hariya si igitangaza. N'abafande Munyakazi barafunzwe rega n'abafande nde benshi barafunzwe kubera ibyaha bakoze. Ndaza gukenera umunyamategeko n'umunyamakuru hano bagira iki nubona ari umunyamakuru jana uvuye mu Rwanda akaza hano akabivuga Godfather akabivuga sha agatoke kanje kare bikuzimu bitewe n'iki uravuze ngo ntabwo Swakimu yazamuka Swakimu nazamuke azabivuge nazamuke akubita byawo Swakimu se yayo ariko bitabyawo nazamuke reka hariho n'undi ndi kubona hano nazamuke nabikubwire wabaye ute reka nsoze vuga nti hari ikintu kimwe Mutesi Scovia yabatinyitse gutyo ku buryo ntabwo ari Mutesi Scovia ngiye mvugiraho ndavuga ngo akarenza umunwa karushya amagara Godfather ariko se bitabyaye ku isi turimo kutagira amapine ku isi turimo igendera ku bisongo. Isi turimo igendera ku bisongo ntabwo igendera ku mapine usibye imodoka tuzi nizo zigendera ku mapine ibindi byose bigendera ku bisongo. Ushaka gusikira icyo ari cyose mbabarira bivuga iki rero hariya rwose ntagendeye kure ntawe nshinyiye y'inkoro. Scovia yagumuye rubanda aca RDF ayiciye amazi usiye ko RDF ntabwo yakangwa n'aya magambo ya Scovia. RDF ihura na byinshi ihura n'imiripuko ihura n'amabombe ihura n'amadrone twabonye inshizi zijya ku Gisenyi barazipfubya amagambo ya Scovia ntacyo avuze reka ndekeraho. Sakeri Clement uraho Sakeri ngo bite Kiri urahari ntabwo uri kumwumva ruka oya ntabwo ndi kumwumva ariko ndabona afunguye mikoro wenda Kiri manuka reka kukinana niba udashaka kuvuga manuka ariko yaravuze akasa mutwaranyuma ndakumva jewe singiye kuvugira mani Scovia cyangwa n'abandi ndavuga wenda nka k'umunyamakuru wenda nka nani uri umunyamakuru se oya ndavuga mu buryo bwiwe yavuga we kushinzwe abanyamakuru agomba gufata ijya mbere abwira abanyamakuru kwanza abana kuvuga ngo aravuga ibizaho byose. Hari ijambo ryiwe nigeze kumva avuga ngo ibyo mvuga byose timukazaba mubitega amatwi cyangwa mu byumve ahubwo muze mumenya ko ibyo mvuga 20% ni ukuri n'ibindi wenda n'ibyo mba nivugiye ku bwanjye
Scovia. aka gace mwakumvise cyangwa muranyemerera manze ngakine? Urakoze. Niba nawe warakumvishe. So, ndakeka ko ari jewe Urakoze cyane. Reka ndumva wowe ntumva nshatse kivuga nyine, ariko nuko nguko ugomba kubivuga. Reka dukomeze. ariko atari wenda n'ibyo gusa. Ku bwanje ndabona Scovia si umuntu uje kuvugira ngo avuge mu ijwi z'abanyamakuru bose, baba abo mu Rwanda cyangwa abavugira Ntabwo ikiganiro wagikurikiye. abafunzwe. Ntabwo ikiganiro cyacu wagikurikiye, n'umurongo kiriho ntabwo wagikurikiye. Mbabarira ubanza utega amatwi, uraza kuvuga. Urabukoze. Hanyuma reka twumvikane ikintu kimwe. Rukaka uvuga ngo ngiye ndashaka kumva, ndaza gutega amatwi nubwo ngiye ku rundi ruhande ngiye bitangaje. Urimo kumva itangazamakuru mu Rwanda riri ku isonga, riri ku mwanya rigomba kubamo. Itangazamakuru rirafeyuka RDF. Mama yake na mzala mama Clement, ntabwo reka nze ngakine kugira ngo muze gufata ijambo maze kugakina usoke munagusuhuje. Mureke mwumve. hari icyabaye mu gisirikare. Ndapfuye. Banyarwanda, hari icyabaye mu gisirikare, turashize. Igikuba cyacitse muri RDF. Uko bivuga umva hano. hari icyabaye mu gisirikare, mu basirikare bo muri APR. Rero kuko badashaka ko rubanda tumenye ko abasirikare bakoze ibi, Yesu Kristo, uru rubanza ntabwo rurimo amasasu arimo kugurwa, uru rubanza ntabwo rurimo umubare w'ingabo, uru rubanza ntirurimo maneko wazanye umuntu bahigaga, uru rubanza nta kintu na kimwe, nta mutekano w'igihugu, nta intelligence irimo kuburana, turimo turaburana umujura wibye amafaranga ya leta. wabwiwe ni ku buryo inzego za intelligence zikora mute, ku buryo umenya ko urubanza ko intelligence zikora mu buryo butandukanye, akayaha abasivili abatari bayakwiye, uburyo yabikozemo nibyo dushaka kumenya. Hano harimo umusozi ushaka kurongora kuwa gatandatu, hano abana b'abasore. ariko ibaze kuzana amarangamutima y'umuntu ushaka kurongora ukabigira proof cyangwa ukabigira excuse. The fuck? bafite akazi, abacuruza imisoro hano yafunze. Reka guca igikuba muri rubanda. Abafite imisoro yafunze. Imisoro mu Banyarwanda yahagaze kubera abantu babiri bafunzwe. Tike yose yafunze. Amaduka ba nyiri mazu batangiye kuvuga ko bayakodesha. Bafashe Sengabo perezida wa Repubulika yahaye ranka mu gitondo, bamugira umuvugizi, bamufashe baramufunga. Ni ukuvuga ngo Scovia igitangaza. Sengabo wahamagaye umuntu i Kigali ngo amugurire itike ari mu mishoni, kuko yari agiye kujya muri vakansi ngo ajye kwirebera ikipe akunda. Ntiyageze i Kigali, ntazi pe nini. Murambwira ngo yabaye umufatanyacyaha, yinjiye mu cyaha pe. Icyatumye umushinjacyaha n'urukiko bemeza gushyira ibintu mu muhezo ni ukugira ngo rubanda n'abayobozi bakuru batari abayoboye urukiko batamenya ikintu kirimo kuba ku basivili mu gisirikare. Ndapfuye. Mu yandi magambo, niba nkumvishe neza, igisirikare cyashimutse abasivile none kigiye kubakoresha ibintu kidashaka mu mama yake. Niba nkumvishe neza, nta kindi kuko bazanabyegeka ku basivili nibareba nabi. hano se David reka kwivanga mu bya Mutesi afite ingingo imurengera. David menya ubwenge, reka ibi bintu. Bazabyegeka ku basivili. baranje hano barabeshya ngo abanyamakuru banza bavuga. Yegada? Ngo bavuze ko batabashaka. Ntabwo babashaka. Niko byari byagenze se. Nukuvuga ngo nzamutse kubera umuntu uvugaga wari ugize ibyo avuga ariko mfite iminota 5 gusa, 5 minutes. okay, take it. hari uwavugaga washaka ko nzamuka, ubwo wamuzana kambikiro yashatse akazamuka. Rukaka urahari? Ndahari 100% kurinde. Nguwo Osokimwa warahari? Nanjye namubuye se ngo nabuye nafite icyo avuga kivuga byose namuye ngo ntazamuke. Yavuze ko wavuze ko azamuka, dake ni bazamuke batubwira abanyamakuru. Biragoye ko abanyamakuru ko icyo bavuga kuri iki kintu kuko okay niko bimeze. Wakivuze ntabwo ari umunyamakuru, Scovia ntabwo ari umunyamakuru. Nawe uri umunyamakuru ariko. Bari kumwe kuri pano ntabwo ari abanyamakuru. Nawe uri umunyamakuru ariko. Ese utanze igitekerezo cyawe utazanyemo abandi ugira ngo igitekerezo nticyatambuka?
nyine atanga icyawe nyine ako siko nta n'uwakubwira ngo ugitange ku gahato ariko wagitanga ni uburenganzira bwawe utagitanze ni uburenganzira bwawe kugitanga ni uburenganzira ushaka ko nanga ikihe ushaka ko oya nanga si ikihe Okay, Ruka kangahe ntizaho gataya umwanya. urakoze Urakoze cyane. Osaki, karame wiriwe. wiriwe neza Ibi bintu ye by'uru rubanza ushobora kuba warabikurikiye ko ndabizi ntabwo waba utabizi by'aba banyamakuru n'ibyo muri APR nuko byagenze byose warabikurikiye urabizi. erega Godfather Ego, itangazamakuru ryagize ryashaka amakuru ya nyayo ego, rigendera kuri apera. ego. Ntabwo ari dosiye izingiye kuri apera, ni dosiye ngari Urakoze cyane. kandi y'igihe kirekire. Ntabwo ari iriya match ya piramide. Ego, Kuba harimo abantu nabo mu zindi nzego nka ruriya rundi narwo rw'umutekano, ego, ntabwo ari match. turashize. Ndetse bariya ko bari ku mission y'igihugu muri Sudani, urumva bari bafite kujya kureba match gute? Mwabonyemo babiri se? Ahubwo ingendo bakoraga hagati y'igihugu barimo n'u Rwanda, kuko iyo uri muri mission ya UN ntabwo wajya mu kindi gihugu utabanje guca iwanyu. Yego. Babisaba gushaka amakuru. Urumva? So hanyuma ni ibintu birebire birimo abantu benshi. Impamvu byamenyekanye nuko dosiye yarimo abanyamakuru, yitabamo abanyamakuru. Nase no kuvuga ko mu gisirikare ataba imanza kandi nyinshi. Impamvu ibi byamenyekanye nuko birimo abanyamakuru. Urumva? Hanyuma usome ririya tangazo rigenewe abanyamakuru ryo ku itariki 5 z'ukwa munani. Nta hantu bavugamo APRFC, bavugamo cyakora kugura amatike kuri konti ya Minisiteri y'Ingabo. Urumva? Abakora ingendo ntabwo ari APR yonyine, ntabwo ari ikora ingendo. Urumva? Babisaba gukora ubushakashatsi bwimbitse. Abanyamakuru bose ibitangazamakuru byose ni APR. No, riratangazo risome rirangira nta hantu bavuze ibya match. Bivuga kugura amatike kuri konti ya Minisiteri y'Ingabo. Harimo guha umuntu urupapuro cyangwa inyandiko ukayimuha utemerewe kuyimuha. Harimo kwakira iyo nyandiko kandi utayemerewe kuyakira. Sibyo? Kandi izina rya bano bantu baryise izina ry'icyaha ubufatanyacyaha. Ubirebe ubufatanyacyaha. Nk'ubu umwe wakomojweho cyane utari wo mu gisirikare, utari n'umusivili nyawe. Urumva? Mumbabarira hano ntabwo nshaka kuvuga amazina, idosiye iri mu rukiko ntabwo bari byiza kuvuga amazina nta kibazo. Sibyo? Aregwa kuba icyitso. Urumva? Kuba icyitso Mungu wangu muri biriya nyine. Urumva? Harimo ibintu bigari habuze abantu batobora ngo barebe inyuma yabyo. Hanyuma rero abangaba bari kuburana ni amafi mato. Ubirebe neza, babyise ubufatanyacyaha. Uwakoze icyaha noneho nyirizina uwatangije icyo cyaha gashaka n'abakimufashamo ninde? Ibi bintu birenze APR. Birenze APR y'abandi muvuga wenda iyo izamo gihamya kirahari cyuko iriya match yaba hari abagiye kuri izo tike, ariko ntabwo indege zigenda tike zagiye gusa kubajya kureba match. Oya, ni ibintu by'igihe kirekire by'ahantu kandi hagari. Reka rero tubiharire ubutabera. Naho nawe Godfather ndakugaya niba utashatse uyu muyobozi wacu urimo kuvugaho, nibura wenda ngo aguhakanire. Amakanira iki? Kuza kuri space. Akora iki? Kugira ngo muganireho, kugira ngo mutarameho. Kangusobanurira ikintu kimwe rero Oswakimu, sibyo? Nsobanurira. Ntabwo turi abanyamakuru. Twe turi rubanda rusanzwe. Turi kumwe? Dushobora gushyira comment ku byo mwadutangarije cyangwa ko byagiye hanze.
ariko Godfather, kumvikana ikintu kimwe uretse gato ya Oswaki. yes, ndakumva. Ndahamagara Scovia mpamagare ngo muhamagaye ndinde. Ko Mushaka reka kuki? nkubwire Kumvikana Godfather, ikintu uretse kimwe gato. uretse gato unyumva neza cyane. Ntabwo njyewe ngomba no Oswaki mugomba kumenya twebwe Umva, turabagenerwa bikorwa. kuki Uretse gato ngaho nyumva turi Godfather, tega amatwi abagenerwa ho bikorwa. gatoya. Twebwe dushyira Ndabizi, yego. ndabizi, ariko Komeza. Godfather, kuki washatse manager wa ntoza wa Choose Kigali kwa mushatse? Uyu munsi ntibabishyuye, ariko rero uyu munsi babishyuye. Kuki kira uretse gato space ku isabato kumuriro uragiye? oya nugaruke umuriro uragiye Oswaki Sinzi niba mukinyumva. turi kukumva ntabwo twe ahangaha kuri izi platform dukoresha iyo tuvuze ngo we are now media, iyi niyo definition. Ntabwo twebwe turi ahangaha, ntabwo njya gushaka Scovia kandi statement yamaze kuyikora iri ahangaha. Turi gushyira comment ku byo Scovia yavuze. Mujye mutandukanya ibintu nani bwana Oswakim. Amagambo ya Scovia ndatekereza nta kintu uri buze kuyavugaho nawe hano. Uraza kutubwira ibi bintu impamvu kankubwira kuri nani Oswaki. Impamvu twavuze kuri aya magambo ya Scovia. Nukuri ko Imana tuzi ibyo ngibyo uri kuvuga, urabizi ko mbizi. Iby'iyi dossier uburemere bwayo harimo nibindi uriyu Penina harimo nibindi birebire cyane. Iki ni ikintu kinini. Nukuvuga ngo ibintu Scovia yarenzeho kandi azi nuko azi ko ahangaha cyangwa ibingibi n'abangaba bafunzwe ari ibyatsi byateseke ya inzovu ziri kurwanira. Nzi ko abantu benshi hano hari abantu bazi ibi bintu uko bimeze. Imbaraga nini ziri muri ibi bintu murazizi, turazizi. Eregisi yamaze kuba umudugudu. Abantu binjira deep, we know, turabizi. Mutezi Scovia rero kuza ibingibi nzi ko gushaka amakuru bitamunanira, akaba ashobora kumenya amakuru y'ikishi nyuma y'ibi bintu. Urukumva keretse niba Scovia ari agent wa bamwe cyangwa wumwe bro. Scovia ibi bintu yakoze gufata iyi kese arabizi neza cyane ko iyi ngiyi ntabwo ari urukiko rwa gisirikare rwafasha abasivile. Warangiza ikintu cyantangaje kikanantungura ngo ntabwo ngo iki ari ikibazo ngo kirimo guhungabanya umutekano w'igihugu. Scovia nzi ko atari injiji ku rwego ashobora kuyoberwa kumenya ko umusirikari uri mu butumwa. Nagenda ajya kureba ku byabaye kuri Colonel Jomba. Ibyabaye kuri Colonel Jomba arabizi byagenze bite. Yavuye mu butumwa bw'akazi ahantu yari ari, noneho nta nubwo agiye no mu bindi bihugu kujya kureba iyo mipira. Uzi Colonel w'igihugu kuva mu butumwa bw'akazi, Oswakim bivuze neza, akajya mu kindi gihugu yihishe mu mwamvuri wo kujya kureba umupira ngo w'igihugu cya muri bazima. Scovia urambwira ko ari injiji ku buryo atazi ibi bintu. Ko umusirikari nka Colonel utekereza ko ari naka ryoroshye, wavuye mu gihugu mu butumwa bw'akazi akajya mu kindi gihugu. Tugende gato tugaruke. Oswakim wagarutse, network yabonetse. Ntabwo dukeneye guhamagara Mutesi Scovia. Ntabwo ntacyo tubirebaho nta na gato. Scovia gufata inzego za RDF, urukiko rwa RDF, ukavuga ko ruri kurenganya abantu. Ntuvuge wenda uzi ikintu Scovia yari gukora, wenda yari gusaba aba baturage, aba basivile, agasaba ko baza mu nzego za gisivile kujya kuburanirayo. Ariko wowe nta myanzuro y'urukiko irasohoka. Scovia aze avuge ko inkiko za gisirikare ziri guhohotera abantu ndetse zigiye kwendinga n'ubuzima bw'umusirikari arengana.
aba bantu ari inzirakarengane, uretse n'inzego za gisirikari n'inzego za gisivili. Ntabwo umuntu yakoresha amagambo kandi ari public figure afite ijwi. Ahangaha Mutesi Scovia no gukumura rubanda, cyo tuvugisha ibintu mazina yabyo ibi ngibi. Kandi noneho ikintu cyatumye turavuga ko Scovia ibintu ari gukora nuko nzi ko Scovia afite amakuru kuri iyi case. Niba twe nkatwe aya amakuru y'iyi case dushobora kuyamenya tukavuga ati ibintu ntabwo ari ibya APR gusa, APR ni akantu gato. Hanyuma Mutesi Scovia akawe ibi bintu akaba bifiteho amakuru, akaba ari mu mwanya mwiza wo kugira amakuru. Ibi bintu kugira ngo mubone ko biri seriye, Scovia yahamagaye chief of staff, yahamagaye afande Mubaraka Muganga, ari mu bwiyo ndamubwira ati nta mwanya afite w'ibyo bintu, please ndi mu nama twabivugana nyuma. Urukuba icyo kintu urambwira ko nyuma bataje kuvugana. Niba nzi ko iyi case idashingiye kuri APR n'abakinnyi, Osokima akababizi n'abandi baruka akaba Scovia arambwira ko atabizi. Scovia areka kugumura rubanda. Inzego z'ubutabera bwa gisirikare zikora neza cyane, ntabwo zihungeta abantu cyangwa zibe zishobora guhohotera abantu ngo bafunga abantu mu mwijima cyangwa rwihishwa. Turakubujije. Ese Godfa wambaje Osokimu niba koko ibyo Mutesi Scovia yatangaje ari amagambo akwiriye umuntu wa perezida wa RMC. Ndakubujije ntacyo mubajije. Wagiye ureka ariko oya reka ibyo bintu ntabwo ari byo. Umuntu afite uryo Scovia na Osokimu wikora ikosa. Wowe urinde uza kugusunikira umuntu kuvuga ku muyobozi wese ko uko ari umunyamakuru uri akaba ari umuyobozi bita urashaka iki. Reka ibyo bintu sinabifata ijambo. Oya rukaka ntabwo byari byo. Yes, murakoze. Nuko Sadio ndatari kutwumva, nagira ngo baza akabazo kamwe. Ari ahantu Scovia yavuze ko bavuze ko bamwe mu banyamakuru banze ababuranira nangwa se abanyamategeko, kandi mu by'ukuri atari byo. Ntabwo bari babanze, niko Scovia yabivuze. Nagira ngo wenda niba Osokima haraze kutubwira niba icyo kintu ari cyo. Ngo byagenze bite mwe? Ntabwo Osokima ari umutumirwa, yavuze ntuza yenda ndababujije. Oya, turi kuvuga kuri wakinnye audio ya Scovia, niyo turi kuvuga hose. Wenda ni ukuvuga niba wenda hari opinion wenda yaba bifiteho, ntabwo kuvuga ngo abivugeho nangwa atabivuzeho, it's okay. Ariko njye ikibazo ni umuriro wamugenda ntuzane umuriro we wagiye. Okay, njye nibajije uburyo abanyamakuru banze abanyamategeko, niho nashaka kumva. Umva uko byagenze. Ariko sinzi niba mutarakurikiye iyi case, ariko ku bantu mwayikurikiye n'ahantu Scovia yitambikiye muri iki kintu uri kunyumva. Scovia ukuntu yabyitambitsemo, Osokimu yagarutse. Scovia bafashe uyu nani uriya nani umutasi Rikari bamufata, haje kapiteni w'umugore. Ni kapiteni munyibutse, ni kapiteni, ni colonel, ni majoro waje umudamu, majoro meja wo muri RDF yaje kuri radio kwa Karenzi urukunyumva, amuzanira convocation ko agomba kwitaba. Baramuga ati ntabwo tuje kugufata, nurangiza ibyo urimo utwitabe, turagushaka, hari ibyo ukekwaho. Urumva iyi nkuru Kenisi yayikozeho. Kenisi we version ye avuga ko Rikari ngo ubwoba bwamwishe akanga kwitaba inkiko za gisirikari, yanze kuzitaba, biba ngombwa ko military za kumufata. Papa baje kumufata, Rikari ngo yihisha munsi y'intarure ya nyina. Ndi gukotinga amagambo, ndashaka kugira ahantu nani ibintu ahantu Mutesi yabiziyemo, ngo ajya mu rutara rwa nyina, ajya mu ntarure, ngo baragiye bamusosoramo bamukururamo. Aya n'amagambo ya Kenisi. Hakaza verisiyo ya sebuja wa Rikari. Uwo ninde rukaka? Karenzi. Ni Sam Karenzi. Haleluya. Sam Karenzi akavuga ati siko bimeze. Rikari majoro wo muri RDF yamuzaniye convocation, hanyuma ni njye wabwiye Rikari kwitaba inkiko za gisirikari. Rikari abwira ko agomba
afite ubwoba agomba kunyura ahantu akamanza agakubita nk'amacupa abiri. Koreza ngo uzukura abanyamakuru ni ibyihebe. Urajya kwitaba inkiko ukamanza kwishyiramo ibisindisha. Ngo yaragiye akubita nk'amacupa abiri ngo aritaba. Ubwo uruko ni verisiyo ebyiri, yaba iya Kenisi cyangwa iy'uyu nguyu, ntabwo tuzi iyo ariyo. Ariko ngo mbere y'uko ava kuri studio atandukana na Karenzi agenda, yahamagaye sebu nyirabuja ubashinzwe Scovia. Scovia baramfunze, barantwaye. Scovia ati ninde ugutwaye ntabizi? Ati urukiko rwa gisirikare rurampamagaye. Scovia ngo ahamagara ku rukiko. Baramubwira ati turamushaka kandi we waca habari zako, ibizavamo ari biri mu iperereza uzabimenyesha. Agomba kwitaba. Scovia ati muransuzuguye, ndababaza ngiye nk'umuyobozi mukansubiza gutyo. Yahise ahamagara Afande Mubaraka. Urumva? Ahamagara Afande Mubaraka muganga. Afande Mubaraka muganga niwe chief of staff. Aramubwira ati ndi mu nama y'akazi, nta mwanya ngufitiye. Scovia arakupa aravuga ati ndasuzuguwe. Urumva? Abwira Rikara ati we genda ngiye nkwerereje umunyamategeko wa RMC, ntabwo uri burare yuravayo. Umunyamategeko ajya kuri hehe? Ku rukiko rwa gisirikari. Mu gisirikare bakoresha ubundi slang yo kubwira ngo wowe nani, baravuga ngo hima uko. Umunyamategeko ngo baramubwiye ngo hima uko. Hima uko wowe ngo ni mutu gani? Urumva ngo mu gisirikari bitandukanye n'igisivile. Mu gisirikari unagitambua kama uko mbali bado uko mbali. Urumva ngo akiri nko muri metero 50 baramuhagaritse, wowe mutu gani? Umusivile ngo noherejwe na Scovia kumaninaza ko rudi nyuma. Ntabwo umusirikare akubaza uriwe uri muri metero 10, metero 20-30 nibwo umusirikare akubaza wewe ni nani. Urumva? Ndio unaingia kwenye area za wajeshi. So ngo uyu munyamakuru Scovia arabivuze hano ku rukiko, baramubwiye ati wewe toka hapa, ibintu ni byinzego wewe wacha habari. Uretse nawe na Scovia aramutse ajanga mwambia arudi uko woherejwe na Scovia. We Scovia nindi? Urukumva ngo ni umukomando ari kumubwira inde uyu munyamategeko wari woherejwe na Scovia. Scovia arakazwa nuko ku rukiko rwa gisirikare birukanye umunyamategeko yohereje, biramurya. Scovia bimuri aravuga ati nzabashumika. Urukunyumva? Aha niho Scovia yavuze ati nzabashumika. Scovia nibwo yinjiye mu kibazo noneho deep. Scovia aragenda akora iperereza, amenya ibyande, ntabwo aragikurikiranye ikibazo yabwiwe na Karenzi n'umukozi we w'umunyamakuru, ahubwo Scovia yahise abirengaho ahita ajya gukurikirana ikibazo, amenya n'abasirikare bafunzwe. Sasa aravuga kugira ngo ikibazo gikomere, reka mbatwike mvuge ko n'abasirikare muri kubahohotera. Mama yake na muzara mama Mutesi Scovia ntabwo akikuvugira umunyamakuru we nkuko yahamagaye ari kuvugira umunyamakuru. Ubu Scovia ikibazo yabaze kukigira kirekire, arimo gutabariza umusirikari wa promotinzwe na perezida, hanyuma Afande Mubaraka muganga n'umuyobozi ushinzwe inkiko za gisirikari bakaba bashaka kwicisha uyu muntu, bashaka kumwambura ubuzima bwe, bashaka kurimbura kariya ye, nko mu magambo ya Scovia nkuko ari kubyivugira muri aya magambo ngo umva hano, umva hano. Uyu mwana ariko aragenda cyangwa uyu mugabo yarampamagaye, ngenda mubwira nti mu gihe urimo kwinjira aho bafite icyo bagiye kukubaza, umwavoka aragukurikiye. Ibi ngibi turabizi kuko na Sam Karenzi yarabitubwiye. Umushinjacyaha mu mabwiriza tusibye n'umwavoka Scovia nubwo yaba kuyobora nawe ntagera. Ibi yo nari kuba kugira ngo ni ibikabyo, singibi ntabwo ari ibikabyo, niko kuri. Umva amarana umuntu iminsi ine yanze ko umwavoka mukurikira. Ibyo bintu byose birakurikiye, mushyize mu rukiko mukinzeho. Twumvikane, we wacha habari zako. Iyi ni security ya inchi. Ibi ni ibintu birebire ku bantu muzi iyi kesa, abantu mwayikurikiye. Rukaka wowe warabikurikiye. Mwebwe byonyine no kuvuga Scovia ikintu ari kwirengagiza. Hari ikintu ibi bintu reka mbabwire ukuri. Siko bimeze. Scovia kira birarura. Gabanya amaranga mutima. Ntabwo agakanya upfuye wahitunuka. Scovia ntabwo uri munini wo kuveyuka inzego za gisirikare. Sigaho. Mureke mwumve hano. Urumva ko avuze ku munyamakuru we, noneho mureke tuve ku munyamakuru, mureke noneho mwumve ukundi ikirego kitakiri ikinyamakuru n'umunyamakuru we. Uburaka nibwo babire bogeze Scovia yavuga arakaye. Mureke mwumve. Ntabwo wari ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare mu butabera. Yego. Ntabwo muzi murebe online. Harimo n'agasuzuguro, nta nuguze umuyobozi uyoboye ubutabera bwa gisirikare kandi uri umunyamakuru uhagarariye abanyamakuru.
urumva ko uri kuvuga ibintu utazi niba utazi n'umuyobozi uhagarariye yababa we. nyakubahwa Fande Mubaraka mwifata umusirikare wize nka Sengabo ngo murangize ubuzima bwe kubera ko Ariko mubabarire munyumvire vrema. Uravuze ngo niki kintu ni mugende murebe. Sikovi yatanze uruvugiro dore bya biri ngo nibari bya Simba buranga byatangiye kuvuga ngo ukuri niko kuzatubatura urakabaturwa na nyamunsi kicwa n'uburoro. Urambonera. Yego ye. Atanze urwaho. Sikovi yareka kugumura rubanda. Sikovi yareka kugumura abantu. Ntabwo ibi bintu hari byo. Iki ni ikibazo kirenze icy'aba banyamakuru. Iki ni ikibazo kirimo inzego z'umutekano. Wowe kama civilian ntabwo ushobora kumenya uburemere no kumva uburemere bw'umusirikare bohereje igihugu cyohereje muri mission mu gihugu runaka. Umuntu uri ku rwego rwa kwipeti rya koroneri yarangiza agasohoka muri icyo gihugu akajya mu kindi gihugu inzego za gisirikare zitabizi. Ibyo ngibyo akabikora adashobora gukatisha itike ku mazina ye y'indege aho bakajya kwihisha mu bintu by'imikino. Murumva arafuna leta useviri wako ukaza ukavuga ko ngo umuntu ari kurengana ibintu bikiri mu nzego z'iperereza abantu bikiri mu manza. Siko bibokazana amarangamutima yuko ngo wohereje umavoka ntibamwitabe ntibamwakire ukarakazwa nuko umushinjacyaha wa gisirikare yavuze ko nawe niyo waza udafite ikintu cyo kuvuga ibintu bikiri mu iperereza. Ibyo ngibyo ukabigenderaho ukaza ugafata urukiko rwa gisirikare ukarwandagaza imbere ya rubanda. Ndakubujije reka tukomeze. Ninde muntu ufite ijambo hano? Sniper wari ugifite ijambo? ndimo hari akandi kantu numvise ku byo Sikovi yavuze. Yego. Avuga ko iyi kesi irenze irimo ibintu nk'uko ni Osakima bivuze. Yavuze ko harimo ibifu binini, niko yashatse kubivuga muri makeya. Nongera gucuranga iyo byumva neza. No bro, harimo iyi case Sniper sinzira mutarayikurikiye. Turi kumwe. Iyi case ntabwo irimo ifi binini kugira ngo murebe ko iyi case ikomeye. Iyi case itari umupira gusa. Uri kunyumva? Bamwe mu bayobozi ba APR baturutse igihugu bahungira muri Canada. Urimo kunyumva? Arahunga. Ageze muri Canada aravuga ati ndamutse mbaye muri za Ontario za Montreal ahangaha bamfata. Aje ahantu hahora ubukonje hejuru mu misozi miremire ku mpera y'isi. Bro, uretse gato RDF wamefanyisha mbinu zote. Urikunyumva? Umutipe yitegeye indege agaruka i Kigali arafunzwe. Noneho Sikovia niba iyi kese kugira ngo batangire bayore abangaba izi kasiya buroro zivanze muri ibi bibazo. RDF yabanje kuvana umuntu muri Canada wari warahungiyeyo wari muri iki kibazo. Uri kunyumva? Bakoresha departement iyo bita G5, urwego rushinzwe guhuza abasirikare n'abasivile papa. Mu gisirikare babita abapisi. Uzumva bavuga ngo bari kumutera igipisi. Kasi umusevile bamutera igipini bakoresha ibintu za gisirikare. Bamwuriza indege agaruka i Kigali. Ageze i Kigali. Ngwizo korane abantu nabaginga. Yisanze ari i Kigali ntumaze ukuntu yageze i Kigali. Iyi ni operation Rudi Nyumbani. Ibi bintu ni birebire birenze iby'umupira w'amaguru, ibi bintu birenze APRFC, ibi ni birebire. Ni ukuvuga ngo babanje ibi ni iperereza ryakomeje kugira ngo bayore aba bantu. Hari n'abandi bafunzwe. Fata ijambo. Sniper nari nguciyemo komeza. Okay, muri make ngereka mvuge ko Scovia hari amagambo abiri yakoresheje navuga ko atari professional mu kazi nko mu kazi ke bitari ngombwa ko kuvuga ko abaturage barakaye nangwa se ko bafunze amazu ibintu nk'ibyo ngibyo no kuvuga ko uyu musirikare wabaye promoted ko
atagombye kuba wenda nta cyaha afite, ariko kuba uri promoted ntabwo warize ntabwo bikora kutakora icyaha. Ibyo ni ibintu bibiri Scovia wenda atagombye kuba yakoresheje, ariko kuvuga ko muri iyi case ho hashobora kuba hari abandi bantu baruta abafashwe batari hariya, birashoboka. Aho ngaho nanjye ndemeranya nawe, nanjye niko mbyumva, kuko biragoye ko amafaranga ashobora kuva kuri minisiteri y'ingabo. Gukura amafaranga kuri minisiteri bisaba processus ndende, n'amasignature menshi. Urebye ntabwo ari ahantu wapfa, ntabwo ari ikigega wagenda ngo upfe kwikoreramo gutyo gusa. Ugiye kureba ugacukumbura, mu by'ukuri hariho signature nyinshi, hari ukuntu abantu bakoresheje abandi kugira ngo bavide nangwa se bakure amafaranga kuri konti ya RDF. Ariko ayo magambo abiri ntabwo agombye kuba yayakoresheje na Scovia. hari ikintu rero muri kwirengagiza mwese. Ibi ngibi birenze amafaranga. Urimo kunyumva? Harimo kuzamo n'inzego z'umutekano. Urimo kunyumva? Hari ikintu mutari kumva. Koroneri, uri kunyumva? Woherejwe mu butumwa bw'akazi hanze y'igihugu. Urimo kunyumva? Size uri kunyumva? Ndakumva neza. That's right. Nyinyi wote ni wa civilian kama mimi hapa, ariko muje mukoresha analyze. Ni ukuvuga mu kintu mutari kubona. Ni ukuvuga ngo uri kunyumva? Urabona umusirikari ntabwo yemerewe, uri kunyumva? Iyo ari mu kazi ntabwo yemerewe kujya mu bindi bintu adasabye ikibari. Nyine aho ngaho watura imiseke, wavuze ko Munyumve neza, mureke mwumva hanze ibintu Scovia ari guhuruduka. Ni ukuvuga ngo ahangaha twumvikane neza cyane. Ni ukuvuga ngo abasirikari, sinzi uri kunyumva? Umusirikara uri mu kazi, uri kunyumva? Ntabwo aba yemerewe kujya mu zindi gahunda atahawe ikibari. Ariko uyu musirikari wari ugiye kureba umupira w'amaguru w'ikipe akunda, urimo kunyumva? Ariko ntakatishe itike y'indege, unyumve neza cyane, ku mazina ye mu gihugu cy'ubutumwa bw'akazi arimo, akabanza kujya kwihisha mu bintu by'imikino. Yaragiye kureba umukino cyangwa yarafite ibindi bintu bimutwaye muri icyo gihugu yaragiyemo. Urukumva? Ahangaha niho nkubwira ko Mutesi Scovia yahurudutse. Ahangaha niho yahubutse, aragenda azana amarangamutima. We Mutesi Scovia ikintu aya masaha mbona nuko iki kibazo azi ko cyoroshye, azi ko ari ibintu by'abanyamakuru, ibingibi by'abanyamakuru hano, azi ko ari ibintu by'abanyamakuru. Kuko erega Mutesi Scovia igihe yinjiye muri iki kibazo n'ejo bundi igihe Karenzi yabitubwiraga bamuhamagara. So rero ikintu cyamurakaje nuko yohereje umunyamategeko, hanyuma abagenzacyaha ba gisirikare bakavuga ngo we toka up, we mutuganire undi uko niyo wazana Scovia hano twamuha bene wabo. Ntabwo na Scovia yemewe kugera ahangaha. we wacha habari zako. Ibi ngibi niho ruzingiye, nibyo mutari kureba. So tugaruke gatoya rero. Scovia akoresha amarangamutima. Clement waje. Clement urahari? Ndahari, ndashaka no kugenda. Ikibazo wacyumvise? Nkuko nari nabikubwiye ntabwo nari numvise ikibazo. Ariko niyo mpamvu nagiye mbisubiza inyuma kugira ngo mubashe understanding. Okay, nje ntabwo ndi butinde. Jewe hari muri iyi case hari ibyo tudashobora kuvugiraho. Ibi bintu ni birebire. Iyi case kugira ngo babwire ko itoroshye, urimo kumva, babwire ko ni case nini cyane. Hajemo ariko reka ndeke. Harimo case nini, harimo case y'abana b'abagenerali papa babyawe hanze. Komeza mwebwe nta makuru mufite. Iyi case harimo ibintu biremereye binini. Okay, mu mwanya wanjye. Okay, mu mwanya wanjye mukoreshe nihuta. Mbere na mbere, amakuru ushobora kuba uzi yerekeranye n'iyi case atari muri ibi turi kudisikasingaho, ntabwo ari byiza ko tuyongeramo hano. Hari benshi bafite ibyo bazi kuri case ariko bataza ngo babivuge. Nituvuga kuri iyi ngingo turagendera kuri official communique yavuye muri RDF. Ibindi biri inyuma ushobora kuba uzi, nshobora kuba nzi, undi ashobora kuba azi,
ibyo ntabwo dukwiye kubizana kubivugaho, kuko icyo gihe twaba turi kubangamira ubutabera natwe, reka mbivuge gutyo, cyangwa twaba turi kwinjira mu bintu bitatugenewe, mu yandi magambo, kuko ntibyatangajwe. Hanyuma njyewe ntabwo ndi bujye kure, ndahita nivugira kuri Scovia, kuri iyi video ye washyizeho, niyo ndi buvugeho. Ibindi by'amakuru ari inyuma tutazi, ibyo ntibitureba, kandi n'urwego ntirwabidutangarije. Turadiskita tugendeye kuri communique ya RDF, n'ibyavuzwe na Scovia, n'icyo amategeko ateganya. Kanihute. Scovia ndagenda ijambo ku ijambo ko nabyumvise. Mbere na mbere ikibazo numvise Scovia afitanye ni case, mbere na mbere suko ari abanyamakuru bafunzwe. Icyo ngicyo nkurikije uko nabyumvise, icyo si ikibazo. Nta nubwo agira abanyamakuru abere. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu numvise avuga ko bari gukurikiranwa mu by'ukuri atari bo banyabyaha, ahubwo abanyabyaha ari abandi tutabona. Ibyo nabyo sindi bubyinjiremo. Ubwo nawe ashobora kuba ari andi makuru afite nkayo ufite. Hanyuma nihuse ku cyo yavuze ngo ubu ntabwo bwaba ari ubutabera, ndagendera ku byo yavuze. Umunyamakuru ahagarariye abereye umuyobozi mu rwego rw'igenzura rw'itangazamakuru yatumijwe n'ubugenzacyaha bwa gisirikare. Dukosore, ntabwo ari ubushinjacyaha. Icyo gihe byari bitari ubushinjacyaha. Ngo ubugenzacyaha iyo butumiye umuntu kwitaba yunganiwe cyangwa kugira icyo abazwa yunganiwe, iryo ni ihame kandi n'uburenganzira bwe ahabwa n'amategeko. Kuba uwo munyamakuru wa Scovia yahagarariye ataritabye ubugenzacyaha ari kumwe n'umuhagarariye mu mategeko, ibyo njyewe ku bwanjye ni ikosa mu buryo bw'amategeko. Ubwo niribyitwa ikosa, ubwo umuntu araba adahawe ubutabera. Icyo ni icya mbere. Dutandukanye ubutabera bw'urubanza rwarangiye n'umuntu witabye. Ese umuntu witabye agomba kwitaba ate? Ni icyo amategeko amuteganyiriza. Kuba Scovia yavuga kuriya ntabwo yaba yibeshye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ubwo ndi kuvuga ibiri positive ashobora kuba yavuze, ndavuga n'ibiri negative. Ikindi kibazo kindi afitanye na RDF n'urukiko rwa gisirikare, nuko itangazamakuru ryagiye gukurikirana urubanza bakavuga ko batemerewe urubanza rugomba kuba mu muhezo badahaye ibisobanuro, kambyite gutyo. Nka Scovia ari kuvuga nk'umuntu uhagarariye itangazamakuru, ntabwo ari kuvuga nk'umuntu nka Scovia. Ari kuvuganira itangazamakuru muri rusange, nko ati kuki itangazamakuru ryangiwe gukurikirana urubanza ku rukiko, ni urugero, tutasobanuriwe impamvu. Ikosa yakoze yahise creating impamvu. Batwangiye ko dukurikirana urubanza kubera ABCD. Aho ngaho turamunenga, yakosheje. Hashobora kuba habaye amakosa, ariko nawe yagiye aba umucamanza ku ruhande rumwe, yagiye ashinja ibyaha akanaca n'urubanza. Ngo we aho naho niho munenga ku ikosa yakoze. Ikindi cya gatatu, yashatse kwerekana urubanza mu mizi uko rumeze kandi atarukurikiye. Iryo naryo rindi kosa yakoze. Ngo we yafashe amakosa, agira abashinja amakosa, kwa kuri ngo abangaba bakurikiranwa si bo banyabyaha, abanyabyaha n'abandi tutazi. Akaba ari nayo mpamvu badutinye, mu mvugo yakoresheje, ngo batinye itangazamakuru ritamenya mu by'ukuri abakurikiranwa ni bande. Aho ngaho navuga ko inkuru yatangaje, ku bwanjye navuga ko nawe igize ikosa cyangwa se icyaha. Ni ukuvuga ngo ari kwereka rubanda ibyo batabwiwe cyangwa bateretswe, ni urugero ntanze. Ariko ku mpande zombi,
ku magambo ye yavuze, ku bwanjye uko nabikurikiye hari ukuri afite ku mpamvu zimwe, ariko hari naho yagiye akora amakosa. Hanyuma nitujya gukomeza tubivugaho, kanongere nisabire twirinde kuvuga ibyo tutatangarijwe. Ushobora kuba ufite ibintu byinshi uzi kuri iyi kesi, ariko wibihuza ugendeye ku byuzi ngo ubihuze, ariko utarabitangarijwe. Ikindi cya nyuma nihuse nanasoza, hari aho yavuze ngo uru rubanza ngo ntabwo ari urw'umutekano, ngo ari urw'umuntu, ngo maneko ngo agize ibiki. Ibyo sinshaka kubisubiramo. Hariya naho nta kosa afite ku busesenguzi bwanjye, kubera ko we ari gusesengura cyangwa ari kuvuga kuri iyi kesi agendeye kuri ririya tangazo rya RDF. Nubwo kitanditsemo hariya wowe urakizi cyangwa nawe ashobora kuba akizi, ariko awe ari kuvuga agendeye ku byo yeretswe cyangwa yatangarijwe nk'umunyamakuru cyangwa se nk'uhagarariye abanyamakuru. Rero ibyo ngibyo kubivuga kuriya arashingira kuri biriya, ntabwo agendera ku biri inyuma y'amarido. Usibye ko na biriya wenda hashobora kuzamo izindi manuvazi zishobora gutuma bijya ku mutekano, ariko si cyane ku buryo byatuma bigenda kuriya biri kugenda. Ariko nanone twemeranye ko ubutabera bufite uko bukora, bushobora gutangaza amakuru bitewe no kutabangamira iperereza cyangwa kwirinda ko haba ikibazo mu bakurikiranwa cyangwa n'abataragerwaho n'ukuboko k'ubutabera bagikurikirana. Ariko kuba babigenjeje kuriya, Scovia we ntumutekerereze, wari kuvuga ku byo afite uyu munsi. Ibyo adafite fata ko bidahari kuri wowe. Wenda ibyo bizavugirwa muri courtroom, ariko ntabwo we ashaka kubivugaho nk'umunyamakuru none ahangaha. So ntagumanye umwanya, murakoze. Nagira ngo dukomeze tuganire gutyo nubwo ngiye, ariko twirinde kuzana ibindi bitari mu bihari byatangajwe. Murakoze.